Iyi ni imwe muri filime zigaruriye imitima ya benshi, gusa nanone ni imwe muri filime zitavuzweho n'umwe n'abantu benshi hirya no hino ku isi. Iyi ni filime Squid Game, kuva yatangira gusohoka kuri season yayo ya mbere kugeza ubwo iheruka gusohoka kuri season ya gatatu. Iyi ni filime igaragaramo ubugome bwinshi butandukanye ndetse ubugome benshi bise indengakamere. Nyamara ubu bugome bwabaga bwavuye he? Iyi filime yari yanditse ku buryo ya mikino abana bakina ari abana. Iyi filime yayigaragaje nk'imikino abantu bashobora gukina ndetse bakayipfiramo. Bafashe imikino abana bakina bayongeramo ubugome ndengakamere. Ntabwo ushobora kwiyumvisha uburyo umukino wo kwihishanya ushobora kwihishanya n'umuntu yakubona aho kukubona ngo yishime nk'uko abana babigenza. Utakwihisha neza ukubonye akakurasa kandi akakurasira kukwica. Iyi niyo filime Squid Game. Reka uyu munsi wa none tuyivugeho, tuyigarukeho. Iyi ni filime yatwaye amafaranga atagira ingano. Filime ya Squid Game yatangiye gukinwa mu mwaka wa 2013. Iyi filime ubwo yatangiraga gusohoka ntabwo yavuzweho rumwe n'abayobozi ndetse n'inzego z'ubuyobozi zimwe na zimwe zitandukanye ndetse n'abarebereye uburenganzira bwa muntu hirya no hino ku isi. By'umwihariko ariko leta ya Korea ntabwo yavuzweho rumwe n'iyi filime ndetse n'abayikoraga. Abashinzwe uburenganzira bwa muntu muri Korea baripotinze iyi filime bavuga ko iyi filime iri mu bugome ndengakamere kandi ubu bugome bukaba bukurwa mu mikino ubundi abana bagombye kuba bakina, ari imikino igaragaza urugwiro, kwishimana n'abantu n'ibindi bitandukanye byunga abantu ndetse binabahuza. Gusa wateguye iyi mikino muri iyi filime yayigaragaje nk'imikino umuntu ashobora gukina ndetse akaba yayipfiramo atitwaye neza. Ebaze nawe nko gukina umukino wo gusimbuka umugozi, utasimbuka neza uyu mugozi ukakumanura ku nyubako ishobora kuba igeretse nk'inshuro 12. Murabyumva neza ko iyi mikino ubundi abana bakina yo gusimbuka imigozi ni imikino abana bakina bishimisha, ikaba ari n'imikino ihuza abana burungana. Gusa muri iyi filime siko byari bimeze. Iyi filime Squid Game yagaragaje iyi mikino yose abana bakina nk'imikino ishobora gutegurwa neza kandi umuntu akayipfiramo. Ariko nanone ni imikino uteguriye imikino muri iyi filime nanone yagaragaje ko iyi mikino ushobora kwitwara neza ikaba yaguhindurira ubuzima. Ahangaha abitabiriye imikino muri iyi filime baba bagomba guhatana no kuzasoza irushanwa, buri wese ahatana no kuzasoza irushanwa ari muzima, ubundi agatsindira akayabo k'amafaranga atagira ingano apimirwa mu mamiliyoni. Iyi filime Squid Game ubundi irimo irihe banga ryatumye iza igafata imitima ya benshi ikayigarurira kugeza ubwo benshi bareba iyi filime bakayisoza barimo barira agahinda kabishe bitewe no kugirira impuhwe bamwe mu bakina muri iyi filime bitewe na role baba bahawe zibagaragaza nk'abatewe impuhwe. Season ya gatatu yaheruka gusohoka ntabwo yavuzweho rumwe n'abantu benshi hirya no hino ku isi. Iyi filime ya Squid Game season ya gatatu yaheruka gusohoka, irangira ryayo ntabwo ryashimishije abantu. Gusa ariko ku rundi ruhande irangira ryayo nanone ryashimishije abantu kuko ibyavugwa kuri iyi filime byose iyi season ya gatatu yarangiye isa nkaho ibishyizeho umucyo. Season ya gatatu yarangiye bagaragaje ko ikiremwa muntu kigifite umutima wo gutabara ndetse no kwitangira abandi. Aho umukinnyi ukina muri iyi filime witwa Seon yarangiye yitangiye umwana w'uruhinja ndetse binavuga ko uru ruhinja byarangiye ari rwo rutsinze irushanwa. Irangira ry'iyi filime uburyo yarangiye muri season ya gatatu yayo byatumye benshi muri comment ku mbuga zitandukanye nkoranyambaga basaba indi season, kandi mu by'ukuri leta ya Korea yari yamaze kuyihagarika.
bitewe n'urukundo abareba iyi filime bagaragaje bakanifuza ko yakomeza. Gusa leta ya Korea yari yamaze guhagarika iyi filime. Ibi byatumye abahanga muri sinema twemera twese ku isi, Hollywood, abanyamerika, bahise bagura kino gitekerezo ku buryo season ya gatatu yarangiye tubona ko Squid Game itarangiye, ahubwo ari bwigiye gutangira, igatangira yitwa version y'abanyamerika. No kuvuga ngo Squid Game zose zizasohoka zizaba ari iz'abanyamerika. Iyi filime irimo irihebanga rituma abatuye isi bose basaba ko yakomeza, nyamara yaratangiye abantu benshi bayamagana bitewe n'ubugome ndengakamere yagaragazwagamo. Reka nze turebe byinshi ku mabanga yihishe inyuma y'iyi filime. Iyi filime Squid Game yamaze kujya mu biganza by'abanyamerika. Usibye kuba iyi filime yaratangiye abantu benshi bayamagana, ariko yanaje kurangira abantu benshi bayamaganaga aribo bifuza ko iyi filime ikomeza. Ari nabyo byatumye abanyamerika bashyiramo akaboko kabo, baravuga ati iyi filime nubwo yahagaritswe tugomba kuyikomeza nta kabuza. Ubu tuvugana season ya 4, trailer yayo yamaze kugera hanze. Benshi bayitegereranyije amatsiko bifuza kureba uko bizagenda muri season ya 4. Season ya 4 izanatangira tubona uwo twumvaga ko yapfuye, Sehun. Season ya 4 itangira tubona bamuvura, bivuze ko akiri muzima. Bivuze ko Squid Game ari bw'igitangira. Iyi ni filime bigaragara ko izatwara amafaranga menshi cyane, ariko nayo yinjiza atagira ingano. Iyi filime ya Squid Game benshi ntibayivugaho rumwe, gusa ariko nanone byinshi cyane tuzagenda tubigarukaho kuri iyi filime. Iyi ni imwe muri filime zanditswe n'abahanga cyane mu bijyanye no kwandika sinema. Iyi filime ntabwo ari ukuvuga ko iremereye gusa mu bijyanye na budget, n'abayikinaho ubwabo bahabwa amafaranga atagira ingano. Ndaza kugukorera icyegeranyo cyiza cyane kikugaragariza amafaranga buri muntu wese yinjije kuri buri episode ya season ya 3 ya Squid Game. Uraza gusanga hari n'abarengeje miliyoni y'idolari kuri buri episode. Wibuke ko season ya 3 yari ifite episode 6, bivuze ngo byibuze uwahembwe miliyoni kuri buri episode, season yagiye kurangira yinjije miliyoni 6 z'amadolari y'amanyamerika. Ubyumvishe neza. Iyi ni filime irimo amafaranga harenze imitekerereze ya umuntu wese atakwiyumvisha, ariko nanone ni imwe muri filime zinjiza amafaranga menshi na mbere yuko zisohoka ngo tuzibone. Squid Game. Iyi filime igaragaza ko imikino y'abana umuntu ashobora kuyipfiramo, ubundi irimo irihebanga rituma ahubwo yigarurira imitima y'abantu bakayikunda cyane. Abanditsi b'iyi filime bafata umwaktere umwe bakamugaragaza nk'inzirakarengane kugeza ubwo yigaruriye imitima y'abantu bose bari kureba filime. Nka season ya 3 yarangiye tubona umwana w'uruhinja yinjijwe mu mukino ndetse binarangira awutsinze. Abantu benshi turimo turibaza ngo muri season ya 4 runo ruhinja ruzaba rumeze rute nyuma y'uko rutsindiye amamiliyari y'amafaranga. Umwana wari ukivuka ataranajya n'amezi 2. Uyu mwana yavukiye mu mukino, mu byibuke. Nyuma yo kuvukira mu mukino, uyu mwana yanatsinze umukino, byarangiye ari utsinze irushanwa. Ibi byatumye abantu benshi hirya no hino ku isi amarira ajenga mu maso, bituma bifuza ko iyi filime yakorerwa season ya 4 bakareba ubuzima bw'uyu mwana nyuma yo gutsinda umukino. Akaba ari nayo mpamvu dutegereje Squid Game season ya 4 yamaze no gukorwa, irimo itunganywa ngo itugereho. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, like, share na comment, maze ubundi iyi filime igasohoka uhita uyibona mu bambere. General J Baptiste mwabanye, ndagushimiye, mugira amahoro. Kora subscribe niba utarayikora, ibiganiro byacu bikugereyeho igihe. Ubaye hari filime wifuza ko tuvugaho cyangwa se umukinnyi wa filime runaka wifuza ko tuvugaho, watwandikira muri comment, ubundi tukakuvira imuzi n'imuzingo, tukakumenyesha ibyo wifuza kumenya byose ku ruganda rwa sinema.
ndagushimiye, mugire amahoro.